Opposition ni nka garde fou ikora neza no kuvuga ngo ni agakingirizo ka kibibi no kuvuga ngo hagiye kubibi opposition yo gukosora leta mbega mu gihe leta iri gukora nabi opposition iraho kugira ngo ivuge ibitagenda bibi bya leta ariko kenshi opposition ikaba nziza yitanze alternative options ikerekana iki ntabwo kigenda ariko twagikosora tunyujije mu nzira iyi ni yabe mu byo kwirwa bavuza induru ngo ibi ntibigenda gusa bakerekana na feasibility y'ibyo bifuza ko byakorwa mukabona harimo ibice ngira ngo ahubwo zimaze kuba 3 hari ya Mwizerwa Silver hari ya Ntaganda Bernard hari ne ya Mukabunani yemewe na leta ni ya Mukabunani bamwe biri mu nyungu zabo bwite ariko bitavutse ko nabamwe bakunda igihugu cyabo ibyo rero cyo aba opposition icyo rero nicyo kibazo gikomeye gituma batukana. Yes, reka twongere tubasuze tubashimire mwebwe mukurikira Bwiza TV ndetse no kuri Mbona uko mubona ari kuri kamera nyine turi kumwe na Karasira Aimable. Karasira Amakuru ni sawa cyane uze neza TV no kuri Mbona turabona tugihumeka ariko ukomeje kubyibwa cyane covid tumuvuye uko bimeze biti nuko hano ukorera siporo hataboneka cyane ahantu twakoraga mu masara afunze turacyategereje uruhushya iyo rero ntari gukorana n'abandi gihe byarananiye kwikoresha ubundi urira tukwijyanira nta kundi nta kintu umuntu yakora ubwo so mu byo ntuzakwica umuntu nka mu metre oya nta kintu ahubwo nishwe no mu byibuho nabwo nabamfuye rwiza da kibi no kwicwa no kunanuka no kubura icyuri vuga mu byo ntacyo wagutwara oya wakintwara ariko nabamfuye neza uzi ko umuntu wishwe no mu byibuho yitwa n'umutima kwicwa n'indwara z'imivuduko uribaza izo ndwara wowe ukeneye guhura nazo eka ntago zizaza buriya warikingiye narikingiye. Yes, Karasi tugiye mu kiganiro cy'uyu munsi ejo bundi wavuze ko amaso yawe umunwa wawe n'ibitekerezo byawe byerekeye kujya guhangana na opposition. Ugiye guhangana nabo gute? Oya no kwigisha abantu ibibi opposition ishobora kugira ibintu byiza nk'uko ishobora kugira ibintu bibi no kureba rero ibintu bibi aho bashobora gushuka urubyiruko aho bashobora gushuka abarwanashyaka babo bakabashyira mu bibashu mu byaha bimwe na bimwe binyuranye bakabahombya babaka amafaranga y'imisanzu kandi nta kintu bazabagezaho. Ibyo rero naravuze nti nyuma yo mvuga ibitaragendaga neza kuri guverinoma mu Rwanda reka ngaruke no kuri opposition bavugeho cyane cyane mu nyangire bifitemo amacakubiri bifitemo n'ibindi so ibyo bibi byose ubonamo no gushukura urubyiruko ugiye kubikora gute niko tugiye kubarwanya? Yewe no kwirwanya nkoresheje ibitekerezo byanjye kuri YouTube channel kubantumira mu nganzo mu ndirimbo byose bizakorwa mu buryo nk'umuhanzi nyine unakoresha YouTube channel. Muri make amaboko yawe yerekeye kubarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ya nk'uko bishobora no kugaruka no kubashyikiye ubutegetsi bw'u Rwanda hari amakosa hose giye ngomba guterayo ijisho nkareba ntibashobore gushuka Rwanda rwa giseseka urubyiruko rwacu mu barushore mu mico mibi idafite ikizageza ku bantu ahubwo ari abantu ku giti cyabo babifitiye inyungu bwite bagashaka kujijisha bashora abantu mu bibazo byabo ngo babera udukingirizo. Ubundi wowe kuri wowe iyo urebye opposition ubona ibintu ishukamo urubyiruko abaturage ari ibise amanyanga ubonamo cyane uri kubonamo nayahe? Ari nk'abashora urubyiruko mu mitwe ya gisirikare twavuga nka za FRN n'izindi muvuma. Ibyo bintu rero ntisi byiza kubera ko igiye kureba igisirikare bashoramo abantu kidashobora guhangana n'igisirikare cya leta. Harimo n'abandi usanga bicagaguramo ibice ugasanga ishyaka rivutse uyu munsi ejo bundi hajemo ikibazo ngo baturutse he nabo bacitsemo ibice gutyo
ugasanga ari ibintu bitavugitse neza, bitaboneka neza muri opposition. Kandi ugasanga hari abantu bazitera inkunga batabizi, abaturage cyane cyane bo muri za SADC bakora imirimo ya buri munsi ariko binjiriza amafaranga, ukabona abantu barabashutse ngo bafite guverinoma iri mu buhungiro babariye amafaranga. Ibyo nabonye ari uburyo butari bwiza umuntu atashyigikira ngo bukomeze bubeho, umuntu agomba kubudenusa, agomba kubuvuga. Hanyuma iyo urebye uvuze ngo babasha kubakora amafaranga, waba hari uburyo bizimo cyangwa se hari amakuru ufite ko hari abantu barebwa amafaranga n'abo bantu ba opposition cyangwa se bitwa opposition? Amatangazo yabo araboneka, abatangaza bavuga ati turashaka n'imisanzu yeneye, mwivuga mudushyigikira gusa n'amagambo, nimudushyigikire n'ibintu bigaragara. Ibyo rero ukabyibaza ukibaza abantu badafite batazatsinda barashyigikirwa mu buhe buryo? Ibyiza umuntu yanabigumana akiteza imbere. Yego, nicyo gitumye nawe ufata umwanzuro batereka abantu barwanya ngaye ibibi byabo. Abantu bose ndabagaya ibibi byabo bakora. Ubu ngeze kuri fazi ya opposition, fazi ya government y'u Rwanda nari narayirangije, ariko nayo nzayigarukaho buhoro buhoro, nge ntaho mbogamiye. Nuvuga muzajya ahatagenda hose ndi nka role model ku bantu bamwe na bamwe, ku rubyiruko, ku bantu bakuru. Ngomba kubaha umurongo bagenderaho, ntibazambaze mu mateka yanjye ngo kubera iki witwaye wageza ukabaye ibubu, wageza ukabikirage, ntudutangariza amakosa wabonaga ari kuba. Muri make imijugujugu n'inkoni abantu byerekeye kuri opposition bahame hamwe ariko bitewe n'ibibi bakora. Si bose, harimo abakora ibitari bibi, ariko harimo n'abashora nk'urubyiruko mu rugamba rw'intwaro, abo urumva bari gukora nabi cyane bateza intambara. Harimo abibana amafaranga, abarwanira imisanzu, abo bose ntabwo bari gukora nk'uko opposition yagakoze. Hanyuma ubundi akarasi twenda tugiye kuri opposition kuri leta bivuze iki? Ubundi leta kuba yagira opposition bimariye iki cyangwa zimaze iki? Opposition ni nka garde fou ikora neza, no kuvuga ngo ni agakingirizo k'ibibi. No kuvuga ngo hagiye kuba ibibi, opposition yo gukosora leta mbega. Mu gihe leta iri gukora nabi, opposition iraho kugira ngo ivuge ibitagenda bibi bya leta, ariko kenshi opposition ikaba nziza iyo itanze alternative options, ikerekana iki ntabwo kigenda ariko twe twagikosora tunyujije mu nzira iyi n'iyi. Yabe mu byo kwirirwa bavuza induru ngo ibi ntibigenda gusa, bakerekana na feasibility y'ibyo bifuza ko byakorwa. Iyo niyo nge numva yaba opposition yo gukosora leta mu gihe leta yaba irenze ku nshingano zayo. None se ubundi opposition itari yo mu buhungiro, yo ufashe izo opposition, ari opposition ivangwa yo mu buhungiro, hari n'ababa mu Rwanda mu gihugu bakora opposition. Kuri wowe ibintu ushobora kubuza gute abo bantu bakora gute, imikoro yabo yabihe? Opposition iri mu Rwanda irakora, ngira ngo njye mbona nka Green Party irakora, ivugira abantu. Hari amashyaka atari yemerwa nka Ingabire Victoire arakora cyane, ndetse atanga inyunganizi nyinshi, we na Maître Ntaganda muri PS Berakuri. Opposition urebye ziteye ibibazo, ariko ni Mukabunani harimo ibice, ngira ngo ahubwo zimaze kuba 3. Hari ya Mwizerwa Sylvain, hari ya Ntaganda Bernard, hari n'iya Mukabunani yemewe na leta, ni ya Mukabunani. Ariko ngo irimo president fondateur ni Ntaganda. Nabo baragerageza nubwo batemewe, cyangwa niba barabashimutiye n'ishyaka ntiwamenya ko bo ntibabyemera, bo ntibemeza ko itemewe. Bafite uburyo hari ikintu cyabaye, abaturage basenyewe hanaha barabivuga, abaturage ibiyemezo bya corona binibi bisutaza umuturage, bafite commentaire babishyiraho, leta nayo ikabyigaho kenshi irabareba. Opposition rero dewe intungura ibyo kora ukabusanga bihabanye n'ibyo abanyarwanda bakeneye. No opposition iri hanze yo itanazi n'ibintu iyo biva niyo bijya. Ngo abantu benshi barimo bahunze kera batazi n'ibiri mu Rwanda, cyangwa abandi bahunze kubera amakosa bagiranye na leta, kutumvikana, gusahura imitungo, kugira gute, abo nabo barukwabo. So kuvuga ngo ntibazi biva niyo bigana, no gushaka kuvuga iki? Ntabwo bari hafi y'abaturage ngo bumve icyifuzo cy'umuturage. Ntabwo umuntu yaba ari Australia, undi ari Canada,
undi ari mu Bubiligi, atari n'abaho standard z'abanyarwanda, abaho standard z'abakanadiye cyangwa z'abafaransa, ngo ashobore kumenya umubabaro cyangwa imibereho y'umuturarwanda. Nicyo ushaka kuvuga ko nicyo warashaka gusobanura? Nicyo nashaka gusobanura. Ubundi se Karasi, ni ihame ko leta yemera ibyo opposition yose yavuga cyangwa se ibyigaya leta cyangwa se ibyo yifuza? Oya, bisa nko kubaransa nayishyira mu gaciro. Leta ireba ibyo ese opposition gusa n'abaactiviste nabo aha mu bindi bihugu barakora. Vuga ngo opposition, abaactiviste ikintu bakora ni ukureba aho bitagenze neza, bakabwiriza leta nayo igakora iki, ikisubiraho niba hari ibintu yakoze bitagenda neza, ariko si ihame, kuko na leta nabo ba opposition si kuvuga ngo ni abamarayika cyangwa ni abatagatifu baje, nabo ni abantu bafite amarangamutima bashobora gukurura bishyira. Naha leta iyo leta ari nziza aho gutekereza, bakareba ikibereye bose. Hanyuma twe dukunze kubona opposition ya hano mu Rwanda cyangwa se abitwa opposition n'abantu baba kuri social media. Hanini ni social media, bagaragara kuri social media cyane cyane ngo tuvuga abo hanze, wenda baba mu Rwanda kenshi bagaragara mu binyamakuru ariko nabyo bya online, n'ibindi binyamakuru bisanzwe baragaragara, ariko nkibaza akenshi bagaragara batukana, basebya ibyo leta yagezeho ariko ntibagaragaza ibyo bakora, cyane cyane bashingiye ku ibyo leta yagezeho. Ibyo byaba biri mu nyungu, ibyo bakora biri mu nyungu z'igihugu cyangwa biri mu nyungu zabo? Bamwe biri mu nyungu zabo bwite, ariko bitavuze ko na bamwe bakunda igihugu cyabo. Tuvuze rero ibyo gutukana, njye nabibu urugendo mazemo iminsi kuri social media n'amakuru nkurikira, nuko usanga abatukana ba opposition ni benshi, ariko na leta ifite abatukana, kuko usanga ari amaterima agenda agaruka. Ariko leta nta bakozi ba leta batukana, kuko iyo uvuze na ba leta ubwo leta ugaragaza. Ariko none se nka Tom Ndahiro ibintu ashyiraho, Tom Ndahiro ni umukozi wa leta? Tom Ndahiro ibintu ashyiramo byose CNL ihita ibyemera, leta ihita ibyemeza. Tom Ndahiro rero ugiye kubona ni umukozi wa leta ukomeye kuruta n'abandi bakozi. Umukozi wa leta gute? Kuko siyita se ko ari impuguke mu bya umushakashatsi, ariko si umukozi wa leta. Oya, barahari benshi, ba Ingabire Marie Makiri barahari benshi. Ingabire Makiri ntabwo ari umukozi wa leta, akorera umuryango Transparency International. Oya, leta nyine ntiyabijyamo gutyo, kuko leta yo ikurikiza amategeko. Ngira ngo leta wakoze ikosa cyangwa wagize ukoze ibinyuranye nayo yakubahamagara, niho handi RIB izaguhamagara, niho handi ubushinjacyaha buzatanga. Ariko tubona RIB buri gihe ikurikiza Twitter za Bamporiki cyangwa Twitter za Tom Ndahiro, uribaza yuko ariko ni itegeko niko rivuga. Umuturage ashobora gutanga ikirego, nk'ubu we nshobora kubona kubangamiye ituze ry'abanyarwanda, ngo Karasira abangamiye ituze, bakaguhamagara. Angahe se bagiye bavuga, ariko babahamagaye se bavuze ko Tom Ndahiro abangamiye ituze, hari wigeze amuhamagara amufata? Hari wigeze ajya kuri icyo nashaka kubwira ni kimwe, ni impande ebyiri. Iyo wumva amagambo intore cyangwa ibigarasha, wumva ko buri ruhande rufite abantu bayo bazi gutukana, abamutsi baho. Wagenda kubajije kuri opposition, kuko amaboko yawe yerekeye kuri opposition. Opposition bo uravuga ikintu ngo uri intore, ngo uri demari, ariko n'abambere nabo na guverinoma nayo iyo ukoze ikintu witwa ikigarasha, witwa igipinga. Ibyo rero urumva yuko ni umuco ku mpande zombi bari bakwiriye kubera ko kano kanya ndi kuvuga ibibi bya opposition, navuga opposition ariko ntibibagije yuko abagiterane cy'imutera hari ababaye bateye gutukana. Ikindi, iyo uvuze neza ibyo mu Rwanda kenshi ntibabishaka, ntabwo bashaka kumva iryo jambo. Ibyo rero aba opposition, icyo rero nicyo kibazo gikomeye gituma batukana, ni nka mechanisme de defense. None wowe uzabirwanya gute? Ko niba ushobora kugaragaza ibyiza byo mu Rwanda bakagutuka, uzarwanya gute? Uzakora gute icyo wiyemeje ku murongo wo guhangana n'abantu? Oya, njye ntabwo ntinya ibitutsi, kuko njyewe ibitutsi ari iby'aba pro government narabibonye, ibitutsi bimbaho, ama statement ankorerwaho, ari uguhangana. None batavuga rumwe na leta ho usa nkaho uje muri antene bayoroshye. Ngo umukino wa mbere ukomeye warawunyuzemo, ugusiga uri mutaraga, umukino woroshye urumva ko ariho wananira, aho umuntu agutuga none nta kintu yagutwara. Akora Twitter itakujyana muri RIB, akora Twitter itakujyana ku rutonde rwa CNLG, aho urumva yuko
ni ibintu byoroshye, ntabwo nzabatinya abantu bo hanze, nzakomeza mbabwize ukuri, babwire dore iby'ukuri byiza dufite ni ibi, ibigikenewe gukorwaho biracyari nabyo ni byinshi ni ibi ngibi, noneho nibashaka abantu ke ngiye nta kibazo ufite mu kuntuka kwabo, kuko bo bateye ubwoba, kuko ureba ikintu ingaruka zagira. Uri umuntu wo muri guverinoma y'u Rwanda gututse cyangwa akumenshoninze, aho ngaho ushobora guhura n'izindi nzego, ariko ntabwo umuntu wa Twitter, umuntu wa WhatsApp uri inyuma y'inyanja nta kintu yavuga ngo kigutwara kiguhindure. Hanyuma hari abana cyangwa se urubyiruko kugira ngo bakunze guhabwa warning na leta y'u Rwanda, ababwira ati nyamuneka muri social media uyirebeho makuru ariko unasesengure icyo ufasha. Babigisha kugira ngo wenda duhere kuri abana no mpoza bakuriye mu mwuka wo kumva ko igihugu cy'u Rwanda ari kibi, bikageza no banga ubutegetsi bw'umuntu akabibatangira mu Rwanda kandi yari avukiye no hanze kandi afite ubwenegihugu bw'Umunyarwanda. Hakwiye gukorwa iki ngo aba bana be babashe kumva ukuri nyako kuri mu gihugu, cyangwa se babashe kuba bamenya ibiri mu gihugu cyabo babonye amakuru? Niki gikwiye kuba gikorwa? Bakeneye ukuri, mbona nta kindi mbona bakeneye, no kuvuga ngo bakeneye ukuri, kubigisha ukuri, kuko niba bigishwa bashukwa bakeneye izindi nyigisho zisimbura ibinyoma bahawe, zikaba inyigisho z'ukuri. Ariko inyigisho z'ukuri kugendeye ku binyoma bahawe, niba barahawe ibinyoma yuko mu Rwanda 30% bagurara, bo bakerekanwa amakuru neza yuko ahubwo 100% bafite ibyo kurya. Nuvuga ngo ugomba gutanga inkuru yitwa contre exemple. Niba batavuze ati mu Rwanda harimo ivangura, wowe erekana yuko nta vangura na rimwe rihari mu myanya inyuranye, mu gisirikare, mu bigo binyuranye n'ahandi hose. Icyo gihe nubyerekana wa mwana azavuga ati burya bambeshyaga, bya bindi bavuga no ibinyoma. Ni nabyo rero nzagerageza gukora, ariko ibyo nanjye nzabonamo ko ari urugero rufatika, kuko nimbona ari urugero rufatika yuko vuga nti mitiweli buri muntu wese arayishyurira nako ikagira ikimara, bigaragaze mu nkuru yanjye. Wa mwana uri hanze azavuga ati burya bya bita mitiweli bavuga ko ari ukandamiza abantu, nibyo bifasha abantu kwivuza no kwivuza n'ibindi no guhabwa imiti n'ibindi byose. Ukazabikora uterero? Nzabikora nkoresheje social media nanjye, kuko social media niyo platform abo abantu benshi bakunze guhuriraho, Facebook, za WhatsApp, za YouTube, za Instagram n'ibindi. Hanyuma leta y'u Rwanda ikwiye gukora iki kuri iki kintu? Ndavuga ko ikintu cy'urubyiruko n'abana batoya babona amakuru kuri za social media. Ni nk'ibyo mvuze, ariko ikabikora none ari nka leta, ni ukuvuguruza inkuru zabaye ibihuha, inkuru zabaye tabu, bavuga bati mu Rwanda ntawe ukora iki, mu Rwanda ntawe uvuga ngo arare kabiri. Ibyo ni ibyo abantu bose bishyiramo, ariko wenda atari ukuri. Icyo gihe leta igomba kugaragaza iti oya, kanaka yaravuze avuga ibitunenga, ariko dore yamaze kurara inshuro 2-3 ntacyo yari yaba. Niba bavuga bati mu Rwanda harimo gushimuta, leta y'u Rwanda igaragaza iti dore hashize ukwezi nta muntu washimuswe. Niba kanaka yarashimuswe yarabonetse, niba Bahati yarashimuswe dore nguyu arahari. Icyo nicyo, kuko nibyo bagenderaho, bagendera si ku binyoma, ni statement. Bamwe twakwita ibinyoma cyangwa ntizibe ibinyoma, ariko bagendera ku bintu biba bivugwa n'abantu. Ibyo bintu rero bigomba kunyomozwa na leta ikabinyomoza, igatanga amakuru ayunguruye. Ayo makuru akagenda atari igipindi, akagenda ari amakuru y'ukuri mbona, ukuri leta ibona, noneho kwagera kuri babana babyirutse babeshywa, bya bindi babeshyweho bikaza bibivuguruza. Abo ngabo tuzabikora tubone baraje biyemeje kubufata, kandi n'ubu bajya baza bake, ngira ngo za Rwanda Day, za Kamendisi ziyajyaga ziba, harimo bake zasigaranaga kubera ko babaga babwiye ibintu. Hariho nk'abana usanga bavuga ati ntuzazi no mu Rwanda kubera yuko bazahita babica. Ugasanga umuntu uri kubibabwira ari uko yagiye mu mitungo ye wabo. Babana bataha basaba imitungo yabo bagasanga byose byari ibinyoma, ni umuntu wari warabohoje imitungo yabo. Ibyo rero ni leta igomba kugira inyigisho zihoraho, ariko zijyanye n'ukuri, zikerekana yuko ibyo bavuga, kuko hariho rumors nyinshi zigaca ibihuha. Niba bavuze bati ibi n'ibi
abandi bati dore ukuri nyako nuko. Muri make nawe Karasira kuri televiziyo yawe ukuri mbona ugiye kujya utambutsa inkuru zigaragaza amakuru ya nyayo ari mu Rwanda. Niko bimeze, ariko n'ubundi niko ngerageza gukora, nuko wenda n'abatumirwa baba bakeya, ariko niko ngerageza gukora. Oya ndavuga muri iyi minsi ufite speciality, ugiye gukora ikintu kiri special cyane cyane kuri opposition. Uvuze ko amaboko yawe agezeho version ya opposition. Yego. Ugiye kugaragaza ibiki cyane cyane bizi kuri ukuri mbona. Nzabibwirwa n'abahagarariye leta, kuko kano kanya nanjye hari ibyo nibaza, ndetse kano kanya hari ibyo ntekereza nka opposition, ko na opposition ndayumva, ariko ngiye nzabaza leta mvuge nti mwenda mu rwego uru n'uru ndashaka kubaza ko bavuga ngo abantu aba n'aba barabuze, RIB mwasobanurira barabuze, RIB imbwira iti ntabwo babuze barahari, nkorana ikiganiro n'abo bantu nkitambutse nti dore musanzwe mubeshye ko abantu bazishimuswe baburiwe irengero, nyamara dore wenda ari kuganira na Mitsino Viateur, ari kuganira na Bahati. Ibyo ni ibiganiro nk'ibyo nzayankora, ariko urumva ko ari ibiganiro bitoroshye rimwe na rimwe. Hanyuma Karasira wenda tusa nk'abagera ku musozo w'ikiganiro cyacu, tujya twumva ngo guverinoma y'umuhungiro. Yego. Iyo guverinoma wanayivuzeho cyane, bigeze kuyivugaho, ubundi iyo uyibona gute? Mu byo uzahindura cyangwa byo uzarwanya nayo irimo? Iriya guverinoma yo mena ari nka théâtre cyangwa kwikinira ikinamico. Ni guverinoma mu by'ukuri ikorera kuri YouTube, baratukana cyane. Harimo n'umugore witwa Sylvia Mukankiko twajyaga tuvugana na mbere, ubu urangaje imbere ibintu byo gutukana n'abantu badahuje imyiyumviro. None ukahita wibaza uti iyi guverinoma iramutse ari igiyeho yakora ibiki? Ukabona ko yakora ibibi birusha ibyo ivuga ngo hari iyo isimbura. Rero guverinoma y'ubuhungiro nabwira abantu kenshi bayikurikira yuko bakwima amatwi abantu bayo babasaba imisanzu, nta gisirikare igira ngo izababohoza, nta mafaranga bashaka kwirira gusa akabatunga, nabo bakajya batungwa n'ibiganiro bya YouTube nk'uko natwe bidutunga. Nkamenyesha abaturarwanda n'abumva ikinyarwanda aho baba ari hose yuko iriya guverinoma nta kintu izageraho mu by'ukuri. Ndayamaganye pe, nta kuntu ntayamagana, kuko beriya bintu ni nko kwikinisha, kuvuga ngo umuntu ni perezida, undi ngo ni minisitiri w'intebe, bakajya bagashyiraho ingoma bakazitangiza, bagashyiraho idarapo, ukabona bari guserebura ijambo ry'umukuru w'igihugu wabo rikavuga, nta na santimetero ebyiri n'imwe bafite mu Rwanda. Gusa urumva abo bantu uko bazaje bashingira he? Ubundi ku isi yose ibyo nta hantu byabaye, niba byarigeze kuba bamenya muri Palestina, naho ubundi igihugu gifite guverinoma isanzwe yatowe n'abaturage kitari mu ntambara ntabwo gishobora na rimwe kugira guverinoma yindi yo mu buhungiro. So uvuga ngo wewe ni mu bintu bya mbere uzahera nayo uzahera? Naranabitangiye nkunza kuyikritikaho cyane. Natangiye mvuga kuri Padiri Nahimana, nzi ko akunzwe n'abantu benshi bigize intagondwa, abantu bashaka kubwirwa ibinyoma. Buriya abanyarwanda nibyo bibazo dufite. Abanyarwanda muri rusange bakunda ubabeshya kuruta ubabwiza ukuri, ari nabyo byicaho n'abayobozi benshi bakunda ubashima ubaha amashyi kuruta ubabwira uti aho mwarengereye. Nuvuga ngo abanyarwanda benshi barifuza ibyo Padiri Nahimana avuga, ariko ari ibinyoma. Bo bakifuza ko buri gihe kwakomeza kubabwira mu matwi ngo bumve ko ari byo. Ni nko kugira ngo rota ko atomboye amafaranga ya naya, rota ko wabetinze ukarya miliyoni zinezi, ukajya wirirwa ubibeshya umuntu. Cyangwa neza ni nk'abari ababetinga babaza ko bazabona amafaranga buri munsi akajyana igihumbi agashya, ejo bundi akongera agashya. N'abantu bakunda Ndahimana niko nababwira, uri nimugoroba baramukurikira, nayo ndi mu bantu bamukurikira, ariko nzi ko ibintu avuga, ibintu akora nta na kimwe. Dore arimo no mu bashutse buri Damange, kuko mu byo Damange yavuze hari itariki bari bahangiye muri 27, itariki zigiye ngira ngo hari Kizito yapfiriye 27, nibwo bari Padiri Nahimana yavuze ngo abantu bose basohoke ngo bahurire mu mihanda bigaragambye. Ibyo bintu rero ngira ngo ntuze yarabyumvise, uriya mudamu arabikurikiza. None reba aho bimugeze. N'abantu bakubeshya bakagushyira mu mitego, ugashiduka wafunzwe, bo bigaramiye, ahubwo bikabaha amahirwe yo gukomeza kugutabariza no kugendana ibipankarite
bashaka kwerekana ububi bwa leta y'u Rwanda gusa, atari uko bagukunze, ahubwo ari ugushaka kwerekana ububi bwa leta y'u Rwanda. Abo rero tuzabamagana, tunabwira abantu bashobora gushukwa nabo yuko bakwiriye gutekereza ukundi. Nibyo koko hari ibitagenda byinshi mu Rwanda, nkuko hari ibigenda byinshi, ibitagenda abantu bareba uburyo babiteranyirizamo, cyangwa hari n'uburyo bakora opposition itamena amaraso kandi opposition ishingiye ku kuri. Iyo nayo ntacyo yabitwaye. Opposition mu bihugu byose isivamo, opposition ntacyo itwaye keretse iyo yitwara nabi, iyo ari itukana, iyo ari yibera kuri internet gusa. Ubundi opposition yakabanye n'abaturage ikaba mu gihugu ngo kuko njye mbibona. Hanyuma class ubundi Nahimana wamuziho nyamwigiye muvugana? Oya, Nahimana ntabwo muzi amaso ku maso, ariko numva kuri WhatsApp twaravuganye. We yigeze akubwira imigambi ye cyangwa yigeze gusaba ko mwakorana? Oya, yigeze kunsaba ko twakorana ikiganiro rimwe, mbura uburyo, nta sumu nari mfite ndabyihorera. Afite uburyo azi kuvuga neza, azi kwigisha nk'umupadiri, ariko kenshi ibintu avuga ugiye kureba ntabwo ari ukuri. Icyo kibazo kandi njye nkorera mu kuri mbona. We rero ibintu byinshi ni ibipindi, ni ibinyoma, mu buryo yubaka psychology koma abantu, abagumisha mu cyeragati cyo kwibeshya yuko baba bafite ukwiringira ibintu bizaza nk'umuri, ni nk'umunsi w'imperuka cyangwa kuza kwa Yesu Kristo, kubera ko yashoboye kwigisha. None umuntu uvuga ngo perezida ngo ntabwo akiriho, tugaye kumva perezida tukabona yagiye gusura ikipe y'Amavubi, ubwo urumva uwo muntu mu by'ukuri ibyo ngibyo ni ibintu bishimisha umuntu. Tuvuge ko na perezida yaba atakiriho ariko systeme ye ibikiriho, kandi si padiri wabigizemo uruhare ngo systeme ibeho, keretse nta n'uruhare yagira ngo systeme iveho, keretse atweretse uruhare yagira ngo systeme iveho. Na ubundi systeme ntiyubakiye ku muntu umwe, umuntu umwe ashobora kuba adahari ariko systeme igakomeza igakora. Ntacyo rero padiri agaragaza mu gihe niyo systeme iriho ko ari cyo yahinduraho. Kuvuga nyine kuri iyo guverinoma imungirije ubundi ngira ngo nayo we watangaje ko umukuru w'igihugu adahari, nyamara bamugani turamubona buri munsi. Ngira ngo no ku munsi w'ejo yari ari kumwe na mushiki wabo ndetse n'umuyobozi w'umuryango w'Uburayi. Ngira ngo yarabakiriye mu biro bye. Ngira ngo ejo bundi Ingabire Immaculée niwe wavuze ati niba koko avuga ko perezida atakiriho kandi yaravuze ko aramuje gutaha, ati kuki adataha? Ako nicyo kibazo nyine abantu bibaza. Bamwe bavuga yuko babiri no mu binyoma ngo byakozeho Rusesabagina, ko Rusesabagina yari aje kureba uyumvukane nabi Burundi abona uko yataha mu Rwanda, kuko perezida nta wari uriho, bituma afatwa. Hanyuma wirebye guverinoma mu buryo cyo kareba aba opposition, wenda duhere nko kuri Padiri Nahimana cyane ko amuvuzeho ngo ugiye kurwanya, nabo ubona bakiri muri bya bintu by'indagu z'amagane, nawe yabatwaye n'indagu z'amagane, ahubwo bafite indagu zo bita ruti mariro zeruti. Afite indagu Padiri Nahimana ubwo yabishyire kuri YouTube, indagu z'undi muntu nawe uvuga ngo hazaba intambara, ngo yongere yica abantu benshi, ngo hongere ngo habe intambara, ngo hapfa abanaba, bose bakeka ko hazaba intambara. Bose bemera amagayane Nyirabiyoro, ariko kenshi biriya ni na rashoteni n'ubwenge bukeya. Ubundi ibyo by'ingabo bakiretse bafite umutwe w'igisirikare, ibyo byabaho da. Mu by'ukuri gerega icyo ngayo opposition, nta nubwo ngayo opposition yuko ibeshya cyane. Oya nako irabeshya cyane, ibyo ivuga ntabwo nyigaya. Harimo ibyo ivuga koko giye kuri je numva byashoboka, ariko feasibility opposition ko uvuga ngo hari byashoboka, kandi umwanya ukavuga ngo ivuga ibintu bidafite alternative, sibyo? Ni nyine ni nk'ibihe wowe ntabwo usa nkaho ubivuguruza karase, kuko niba ntabwo nivuguruza. Opposition ubwayo niyo yivuguruje, ibaho yivuguruza. Ni ukuvuga ngo opposition icyambere cyo ugiye guhangana n'igihugu gifite ingabo byagusaba mu by'ukuri opposition, reka mbivuge neza, ikoze nk'uko RPF yakoze. Iyo opposition nayishyigikira nkanayijyamo. Opposition FPR itari yagera ku butegetsi, ko FPR yageze aho irayibanza ibwiriza abantu bose barayiyoboka, abari bakwiriye kuyiyoboka, igiramo abakada, ikora igisirikare, irangije iratera. None opposition yindi itujuje ibyo byose byangombwa, kuri je nta kintu mbwiye.
ubundi se tuvuge mu gihe nk'iki cy'abantu bagezemo aho ibihugu bigeze bitera imbere mu gihe cya tekinoloji ibihugu byose bya Afurika byubaka ubona ari igihe cyo kuba haba ibihugu byagira intambara bibaye ngombwa gute kandi ubona ibihugu by'uburayi babamo ari nabyo abenshi bakoreramo za politiki nta ntambara bigifite iyo bigize opposition no kuza umuntu akajya mu gihugu agashimisha akabati giyewe ndopoza kuri iki n'iki mfite igitekerezo iki n'iki n'iki kuki Afurika rero iyoborwa n'igisirikare biragoye rwose biragoye kugira ngo uzanyumvishe ku umuntu adafite igisirikare azumvikana n'ufite igisirikare cyangwa opposition oya nonese FPR siyo yahindutse APR igahinduka RDF nonese nyajemo abari exfar ni imbarwa oya ntabwo ari imbarwa ni bakera kuko niwashobora kubara umenye ngo naba ariko bajemo noneho iki gisirikare kimwe aricyo gisirikare cy'u Rwanda cyemerwa n'itegeko nshinga ukuvuga ngo nicyo najyana rimubajije opposition iza kumena amaraso ugira ngo niwo ukunze kuvuga ati ntabwo intambara umuntu agasa amasasu cyangwa amazi ije kumena amaraso ya rubanda y'abaturage urebye igihe kigeze ubu abanyarwanda niba bakeneye cyangwa bakeneye ahubwo opposition iza gutanga ibitekerezo bishobora kubaka cyangwa bikavuga biti twakora iki twafatanya gukora ibi n'ibi opposition rero idashyigikiwe idafite umuntu umuyobozi wabo nakomera itazagira escort ngo ishyiremo abasirikare babamurinde itazakira abapolisi ngo barinde umuntu iyo position kuri gese nahitaho umwanya kabisa none se muri Congo bimeze bite ngo uryo muri DRC Kisekedi ntiyaje agasanga Kabila afite imyaka Congo yabohowemo ubwo bafataga ubutegetsi ubwo ngiye urugero rwa hafi yagiye ku butegetsi Kisekedi ariko uyu munsi none uzureba impinduka ari gukora ari gutitiza Kabila kandi Kabila igisirikare cyubatswe nyuma yo ko mutavuyeho wavuga ko yacyubatse ari mu bacyubatse ariko arindwa nabandi nose yahise yinjiza ikindi gisirikare muri FARDC cyangwa oya ibyo mu Rwanda byo ni ibindi ariko nyine nicyo ashaka kwereka rimwe na rimwe urumva wowe nawe ukurisha uko ubitekereza ariko turebere ku bindi bihugu turebe kuri FARDC sibyo tujye no muri Kenya ni igihugu kimaze imyaka myinshi cyane Kenya yo nta gisirikare kihayobora ariko turebe nyine ubutegetsi bwari Kenya ubutegetsi bwabo ni bwigeze none se president ni n'igisirikare asanze arirwa n'igisirikare asanze hari kimwe na Tanzania harimo demokarasi ariko ibi bihugu byacu menye ko nk'u Rwanda nicyo gihugu ugiyeho atari yasimburwa n'undi mu mahoro ngo asimburwe neza afite icyubahiro ngira umuntu wose wagiye mu Rwanda umuyobozi avaho asimbura uwasimbuye mu mahoro kuki byajya mu mitwe y'abantu ngo bumve ko igihe cyose abantu bagomba gusimbana uko abaye intambara nuko nyine ariwo murage dufite mu Rwanda ntabwo ari umurage w'abanyarwanda karasi rwose oya mu Rwanda je nakubwiye ngo ugiye mpirenga yobora ariko hari umuntu wavuye ku butegetsi avaho mu mahoro ariko uyu munsi none systeme dufite iravuga iti tubane mu mahoro irahamagarira abantu bose kuza gutana ni warakoze ibyaha ahubwo mbonye umutwe niwe wabigize wenyine ndanabibutse mbonye umutwe niwe wavuye kuri presidence ahari ahita yiha Kayibanda wenyine nta wundi wari wavaho ku mahoro ubwo rero nicyo kintu twamenyereye oya ariko ngira ngo ni biri mu mitwe y'abantu njye nakubaje nk'umuntu ukunze kuvuga kuri politiki byashoboka kuko niba nawe kivuga ngo birabaho uko abantu ameneka amaraso umwe abone gufata ubutegetsi cyaba ari ikibazo kuko nanone cyaba erega kugira igisirikare ntibivuga ngo abantu bamena amaraso none se niba ushaka gufata ubutegetsi no kurwanya oya aho unyura uburasiki abo usimbura cyo baba barashirashira cya kindi wavugaga wanengaga uvuga uti cyo cya kindi wanengaga uvuga uti abantu barashora abana babo kujya mu gisirikare nuko bajya mu gisirikare kidafite statiki kidakomeye bagishora nko mu gisirikare imeze nka FPR gisinabagaya rwose ariko FPR ivuga ko ifite impamvu abandi uyu munsi none wowe nabanenga ko nta mpamvu nimwe bafite kuko nta n'imirongo bagaragaza ariko twumvikane impamvu jewe ntakira ntayumva impamvu ntumva ibyabo suko nta mpamvu bafite ibyo ni ibintu bitandukanye no kuvuga ngo FPR gitera umuntu wo muri Karago giciye mu Bushiru wo kwa Habyarimana ntiyumvaga impamvu n'ubu jewe wenda ndi mu byiza bya FPR ku buryo ntumva impamvu ariko hari uburyo impamvu ko ntabwo barabasasa ariko se karasika nkubaza igihe cya kiriya gihe n'iki gihe wabigereranya ushobora kugereranya
uretse imyaka se bitandukaniye hehe? oya wikabya nawe. Oya ahubwo se wabigereranya gute ko bigiriye gihe ahubwo ibintu byari bimeze neza gute garaze kibaba we. Ngiye niyo myaka nishimyemo ku giti cyanjye, nari umwana muto niyo myaka nishimyemo, niyo myaka nabonye nteteshwa n'ababyeyi mbona tubaho mu miryango nta muntu urobanura undi. Ibyo bintu narabibonye. Avangura ryabaga mu Rwanda, ryabaga rimwe mu ishuri gusa bahagurutsa, ariko byahitaga byigendera. Ryari ivangura. None se niba bagura ati mu kazi habagamo abana n'aba runaka, ni mu gisirikare byari nuko ubwo urumva ivangura ritari hano. Rega biterwa n'impamvu bari baratsikamyiwe nabo, baravuga bati ya karasi nawe rwose. Ya reka duse nk'abagera ku musozo karasi. Murakoze cyane. Hanyuma wenda dusoza ubwo opposition kwitege yego mugiye kugaragaza kubereka amakosa yabo, amakosa bagira kugira ngo nawe babe bakwisubira. Opposition muri rusange simbi, ubundi se wowe intego yawe mu kujya kurwanya opposition zaba ari iyi? Je intego yanjye preaching ni ukuri, abantu bose banyotoreye. Ni n'ugiye iyo opposition zaba yumvisha ibitekerezo byawe, wowe urifuza kwizana hehe? Ni ukuri kwerekeza hehe? Yakora nka opposition, ariko opposition ifite intego igashobora kuyumvikanisha. Nubwo navuga ngo nifite intego, nubwo nge ntayumva wenda, ariko hari abazumva, igashobora kuzumvikanisha, igakora diplomasi igaragara, ikajya mu bihugu bikomeye, ikamenya uburyo bivuga. Kandi baribamo niyo bava muri Amerika, ba mu Bubiligi, ba mu Faransa, baba mu bihugu byinshi, ibihugu bikomeye bindi bazajyamo nibi babamo, ariko ntabwo barorganize bahurira mu kintu. Niba wowe intego yawe ni iyi, tuvuge urashaka, wavuze ko ushaka kubwira abantu ukuri, nubwabwira ukuri bakamenya icyo bagomba gukora. Cyane ukabwira urubyiruko. None usigiye kwigisha opposition? Ndayigisha rwose. Mu buhe buryo? Kandi wowe uri kuvuga uti opposition ikora amafuti, ndashaka kugira ngo none se na government ko nyigisha kandi nayo kwifite. Noneho opposition urifuza ko ihinduka igana he? Ntabwo navuga ngo reke kuba opposition, ariko ibe opposition izi diplomasi, ibe opposition byashobora gutsinda mu matora bibaye ngombwa. Urabona baba umukuru w'igihugu yarabaje ati mwanyura mu zihe nzira se? Urugamba rw'amasasu se, urugamba rwa diplomasi se, uruganda rwa demokarasi se? Nabigisha izo ngamba zose uko bazitsinda. Muri make ugiye kuba umwarimu wawe? Ngiye kubigisha kabisa. Kandi wavuze ko ugiye kubarwanya, uzigisha abantu gute barwanya? Qui bien châtie bien. Umuntu ukunda neza ahana yihanukiriye. Ngiye kubakubita akanyafu. Ngiye kubakubita akanyafu kugira ngo bagororoke. Ntabwo ngiye kubica, nta mushaka kwamara. Nabo ni abantu kandi bafite uburenganzira bwabo, kandi nibyo bavuga. Ndakubwiye ko bimwe na bimwe nanjye mbyemera. Hariho nk'abaheze hanze batari bahunguka, bashaka uburyo bahungukamo, uburyo byafatwa ntibaze ngo bajyanwe mu nkambi cyangwa iki. Aho ngaho barahari. Ni ukubigisha nti mwakora gutya, si ngombwa gutukana kuri YouTube, ibyo ubuta umwanya wawe, si ngombwa gusebya igihugu utazi amakuru, kuko nabyo birabakuraho cyane. Nko kuvuga ngo mu Rwanda nta mashanyarazi ari, barimo bamwe babivuga kandi bati mu Rwanda nta mashanyarazi ahari, mu Rwanda nta mihanda myiza ihari, mu Rwanda nta nyubako nziza zihari. Ugasanga abazungu babibwiye baraje basanze bihari, ariko babwiye uti birahari mu mujyi, ariko urenze gato yaraho utabibona, ubwo jye nabambajijuye. None se aho utabona inyubakire n'ihebuni mu Rwanda? Oya mu Rwanda ibintu byinshi biri muri Kigali. Ariko niba kare mu kintu twagiranye ikindi wavuze ko mu Rwanda, wewe wemeye ko mu Rwanda hose ahantu amazi yahageze, umuriro uhageze. Iyo ibyo bihageze ubundi umuturage ikindi aba akeneye si uko ugiye exploit akabikoresha. Oya hari umugambi wo bizahagera, ariko ntabwo byari byahagera. Aho bitaragera ntihakeya, ngira ngo ukurikije naho biri. Niba mugira ngo ugomeruka kureba mu bushakashatsi bwa INSS bwari bugeze kuri 50 yagera ku mashanyarazi, ariko bakavuga ko ngira ngo no mushyikirano byaravuze ko mu 2024 amazi azaba yageze n'amashanyarazi azaba yageze ku Banyarwanda bose. Ngira ngo wagiye ureba mu byaro hirya no hino. Ni ukuvuga ngo niba ahandi, ngira ngo na leta y'u Rwanda yakangurira abantu kuba bashobora gukoresha za imirasire y'izuba, gukoresha ubundi buryo bw'amashanyarazi bundi, kuko hano aho biba bigoye kwenda ashobora kuhagera vuba. Niba Karasira mu gasantere cyangwa ku mirenge cyangwa mu tugari aho ushobora kugira ukahasanga amashanyarazi, ubwo ikindi cyose ni uko abantu bose bagira etaje se? Oya hari amazu ndekubwiza ukuri, nk'abantu bakunda kureba televiziyo, urebye TV1 ukareba na RTV televiziyo Rwanda, uhita ubona ko ari ibihugu bibiri bitandukanye kandi ni igihugu kimwe.
ni ukuvuga ngo hari amaradare za drone zifotora igaca hariya iza editorial niza zitangiye z'ibinyamakuru uvuga ngo ikinyamakuru mu gishobora gukora inkuru za advocacy urugero ushobora gukora uvuga uti ngiye gukora inkuru zivugira abaturage wenda bari hasi mu bukene. Ikindi cyo gishobora gukora mu buryo muri rusange ngira ngo niho icyo bita imirongo y'ibinyamakuru bitandukanye. Ariko se karasi yo TV1 bigaragaje ubona leta y'u Rwanda iceceka cyangwa hari uburyo bikora ngira ngo TV1 kundi no guhita igaragaza rimwe na bigaragaza na za forward n'ibyo yakoze n'ibyo bakoze nyuma yo oya ibinyura mu matangazamakuru byo nyine bihita bikorwa. Ariko n'ubundi inkuru cyo ari ikintu kidasanzwe ubwo ni kidasanzwe mu bisanzwe siko biri ntabwo naje kuvugira leta wenda ariko bagira ngo challenging gato rimwe na rimwe abantu batumva ko ibintu byose wenda ni bibi ni byiza gusa se oya tugomba no kureba amafact hari na fact zazo ngo umuntu akareba fact checking rimwe niyo cyakiri umuntu ashobora kubona ikintu kuri TV1 nk'ibyo uri kuvuga agahita gifata nkaho byacitse nyamara icyo ni kimwe mu bintu wenda nk'ijana bihari. Karasi gusa dusoze ndumva twasoza musi ntabwo nakoroheye oya ni byiza ariko jewe nkunda umunyamakuru uncalenjinga kuko buriya aho kugira ngo ure n'umuntu agushimagize gusa cyangwa agendere ku marangamutima yawe abagushuka abakuruha. Murakoze cyane ubwo naho ubutaha tubizeza yuko tuzajya dukora uburyo twafatanya tukabagezaho ibiganiro muri uyu mugambi nihaye na Bwiza ikazabimfashamo. Murakoze cyane reka dushimira abantu tubabwira ngo nakagaruka bakore subscribe bakore na comment abadutuka n'abadushima mwese turabashimiye naho ubutaha. Amen amen.